hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Uko gukiranuka kw'Imana kwahishuwe niko tuje kuvugaho muri iki kiganiro cyitwa Ijuru Ntirikorerwa, gitambuka kuri radio Fine FM 93 n'igice kimwe. No gukiranuka abantu benshi batazi, ariko no gukiranuka mu by'ukuri kwahishuwe. Amen. Turifuza ko nawe dukurikira uyu munsi wahishurirwa uko gukiranuka, kuko ariko konyine guhesha ijuru abagufite. Nibyo. Reka rero tubahe ikaze mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa cyo kuri uyu munsi, tunaboneraho gusuhuza wowe wese udukurikiye aho waba uherereye hose, by'umwihariko tugasuhuza abamaze kwakira uko gukiranuka aho baherereye hose. By'umwihariko nanone hari abatwandikiye mu kanya baherereye i Rutunga, ni bene data bamaze kwakira gukiranuka kw'Imana baherereye i Rutunga, batubwiye ko badukurikiye, turabasuhuje cyane. Nibyo. Ariko nawe wese udukurikiye turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze. Niba ari n'ubwa mbere wumvishe iki kiganiro, ni ikiganiro cyiza cyane, turakigukundishije. Ni ikiganiro kiri bumare isaha imwe gusa. Yego. Ubwo rero ugikurikire nturambirwe, ushobora kuza kumva ibyo utigeze wumva. Ngewe mwumva ni Emile Nshimiyimana, ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, narakijijwe, ndi umukiranutsi ku bwa Yesu. Ibyo nanjye nibyo mpamya, kugira ngo n'abandi bakire uko gukiranuka tuzabane mu ijuru ry'abakiranutsi. Amen. Ndi kumwe na mwene data, nifuza ko nawe abasuhuza, muramuzi, muramumenyereye, ku basanzwe bakurikira ikiganiro no ku batamuzi abibwire, hanyuma twinjire mu kiganiro muzi abo muri kuganira. Murakoze cyane. Nanjye ndasuhuza abadukurikiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yo ni Musabyimana Joseph Mugisha, ndi umubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nanjye narakijijwe, ndi umukiranutsi mbikesha Yesu Kristo, umurimo yakoze ku musaraba wampinduye umuragwa w'ijuru, umuragwa w'ubugingo buhoraho. Yego rwose. Ibyishimo byuzuye umutima wanjye, nanjye nicyo mpamya, nicyo mvuga, uko umuririmbyi yavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, ariko usabe n'Imana ibahishurire Yesu kugira ngo bahabwe ubwo buntu wawe nawe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Uravuze ngo narakijijwe, ndagira ngo tubivugeho gatoya. Yego. Kuko abantu benshi barakijijwe ntukine. Ko bakijijwe. Ni benshi. Yivuze ngo narakijijwe, ukiri aho ngaho, Yego. ubusangiye n'abantu benshi imvugo. Yego. Uvuze gusa ngo Narakijijwe. narakijijwe. Yego. Aha, mana yanjye. Icyiciro cy'abantu bakijijwe Ni benshi cyane. Oh. Abantu bakiriye Umwami Yesu. Abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ni benshi cyane. Ni benshi pe. Muri iyo mvugo. Muri iyo mvugo. Ariko abakijijwe by'ukuri Yego. ni mbarwa. Ni mbarwa. Ni mbarwa. Ni bake. Ni bake cyane. Ni bake banyura muri iyo nzira. Yego. Nk'uko Yesu yabivuze ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye, kandi inyurwamo na bake. Na bake cyane. Ariko ngo ingariyo igana Gehinomu, kandi inyurwamo na benshi. Nibyo rwose. Kandi igitangaje nuko no mu bayinyuramo harimo abavuga ko bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. nk'umwami n'umukiza. Bazi ko mu by'ukuri bari mu nzira ijya mu ijuru, Yego. ariko batayirimo. Yego. Noneho rero ni naho bigoranira kuba wibwira kuri mu nzira ijya mu ijuru kandi utarigeze unayimenya. No kukurangira inzira biragora. Ushingira ku myaka uvuga ko uyimazemo, ugashingira
ku mubatizo wabatijwe, aha, ugashingira ku idini wahinduye, aha, ugashingira ku ngeso wahinduye, aha, ugashingira ku mirimo umaze gukora ukuntu ari myiza n'ingano yayo, aha, ukumva bari kukubwira ati iyo nzira uri kunyura ntabwo ijya mu ijuru. Hashingiye kuri iyo nzira rero wowe n'ibintu yikoreramwo byo kuvuga ngo uyirime ngo ijya mu ijuru, bikaba ingorabahizi mugani. yego. Reka tubwire umuntu udukurikiye wari uzi ko yakijijwe ariko akaba yumva atazi neza niba azajya mu ijuru, akaba akibishidikanyaho. reka tumubwire ko ubwo ntiyakijijwe, ntabwo yize akizwa, kuko gukizwa bikubatura ku bwoba, yego, bwo kongera kwibaza ngo ese nzajya mu ijuru. yego, iyo ukijijwe uba ubonye ijuru, yego. uvuze ibintu bikomeye wa. iyo ukijijwe uba ubonye ijuru, ubonye ijuru. iyo ugishidikanya ko uzajya mu ijuru uba utarakizwa. icyo cyo tucyumve dutyo. ndagira ngo mvuge umurongo umwe gusa mbere yuko dukomeza kuri icyo ngicyo. uri muri Yohana mu butumwa bwiza, reka mpasome nushaka we ntujyeyo. igice cya 5 umurongo 24 ni umurongo uvuga ngo ni ukuri Yesu ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse kirasohoye ubwo reka mbere kuri 24 ni 24 nshaka dayeri ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu gice cya 25 24 na 25. reka mbere kuri 24 ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye niryo nashakaga akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ufite nicyo nashakaga. Ni umurongo nashakaga. Kweli urasobanutse. Uwizera yego uwo mwana, yego uwizera Yesu Kristo, yego abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Niryo jambo nashakaga. Abafite ubugingo buhoro kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Uwizeye Yesu nuko aba ameze. Ibindi pe uko byaba bisa kose, uko byaba bigaragara nk'aho ari byiza kose, uko byasigirizwa kose, uko byakwitwa kose, ababigukorera bose, ariko niba bitaguha assurance, bitaguha icyizere 100% cyuko wavuye mu rupfu ukagera mu bugingo buhoraho, ntago byitwa gukizwa. Nibyo ntibinitwa kwizera Yesu. Nibyo hari ibindi bintu bo warakorera kandi biri rusange ku bantu benshi, birimo kubatizwa, birimo gukomezwa, guhabwa amasakaramentu menshi, birimo guhabwa inshingano mu idini cyangwa itorero ryawe, birimo kugerageza guhindura ingeso, birimo gusenga cyane, birimo guhindura imvugo. Hari n'abantu bazi kuvuga nyine nk'abakirisitu. Yesu ashimwe mwene data. Ese nawe wakiriye umwami Yesu? Ibyo bintu byose uko byaba bisa neza kose, nshuti yanjye, niba wumva mu mutima wawe ushidikanya ko ushobora kujya mu ijuru, ukabumva ubishidikanyaho, nturakizwa. Uravuze ngo uko byaba bisa kose, mpita ntekereza n'iki. Yego, ingano y'ababa barabikurikiye, yego, uko baba bangana kose. Yego, mbese reka mvuge ngo uko byaba uko ingano y'ababa babikurikira, yego, uko baba bangana uko ariko kose. Yego, niba ibyo bintu bitaragukuye mu rupfu ngo bikugeze mu bugingo bw'iteka, reka tuvuge twahuranije, ntabwo ari ukuri. Ntabwo ari ukuri, kandi ikibabaje nuko abantu bazabimenya
wenda ndetse amazi yamaze kurenga inkombe, kuko hari abantu bazaza babwira Yesu bati mwami Yesu twakoraga ibi, twarahanuraga mu izina ryawe, twirukanaga abarwayi abadayimoni mu izina ryawe, twasengeraga abarwayi mu izina ryawe, twafashaga abababaye mu izina ryawe. Ababwire ngo mumve imbere nkozi z'ibibi mwe simbazi sinigeze no kubamenya. urumva abo bantu mu by'ukuri se ukurikije ibyo bavuze bari bazi ko ari abakristo. Ni nacyo abantu benshi bashingiraho bareba ko umuntu ari umukristo. Kuba umuntu bamugana ko azi gusengera abarwayi bagakira, kuba yirukana abadayimoni, kuba afite gufasha, kuba ari ingeso nziza. Ubundi ku kigendanye n'ingeso nziza cyo abantu bagisangira na benshi, hakaba hari abazigira batanasenga cyane. Ariko reka tuvuge kuri iki cyo kuvuga ngo kuba yirukana abadayimoni, kuba sengera abarwayi, kuba hanura, kuba azi kwiyiriza ubusa, kuba aririmba, kuvuga mu ndimi, ibintu byo kuniniwaya, akazezewaya, akayagayagaya mando, ibyo bintu byose ntabwo byitwa gukizwa. Ntabwo byitwa gukizwa. Gukizwa byo birukundi ko ukijijwe we abavuye mu rupfu ageze mu bugingo bw'iteka. Imana ishimwe cyane. Amen. Noneho Yesu niwe ubivuze, ariko kuva mu rupfu, ese muvandimwe, umuntu aruvuyemo yararugiyemo ryari, yarujyanywemo n'iki? Urakoze cyane. Ubundi kugira ngo umuntu ajye mu rupfu rw'iteka, yego, nkuko tusanzwe tubivuga hano kuri izi mikoro, kandi tuzakomeza no kubivuga, kubera ko umuntu yatazi yava nta nubwo yamenye yajya. Ubwo naringiye kuvuga ko iyo umuntu atazi uko yabaye umunyabyaha ngo aba ari nabyo byamujyanye mu rupfu rw'iteka, ntashobora kumenya ukuntu Imana yakoze umurimo wo kumukuramo ngo imugeze mu bugingo. Yego rwose. Ubundi nkuko ibyanditswe bibivuga, abantu twese dukomoka kuri Adamu na Eva, turi abanyabyaha. Nkuko ibyanditswe bibivuga, Abaroma 5:18 na 19. Nushaka hadusomera. Some. Hadusomera. Yego. Kuko hari igihe hari abantu bashobora no kumva ngo nkuko ibyanditswe bibivuga, bakavuga ati ubwo se birimo koko. Yego. Reka twasome ibice 5 ku murongo wa 18 na 19. Hera 17. Ariko reka mpere 17. Kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rw'imikwa n'umwe, ni nako abahawe impano iyo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Ariko ubundi nashakaga hano bwa mbere avuga ngo kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rw'imikwa n'umwe, aho ngaho tutaragera ku mpano. aho ngaho urupfu rero, urupfu rw'imitswe rwazanywe n'icyaha, kubera ko abantu twese dukomoka kuri Adamu na Eva, nkuko Imana yaremye Adamu, ariko ikamuremera n'umufasha we ari we Eva, kandi ikavuga ko muri we ariho abantu twese ari abariho, ababayeho ndetse n'abazabaho, tugakomoka kuri abo ngabo ari babiri. Bakoze icyaha rero, barya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, kandi Imana yababujije kurya ku mbuto z'icyo giti. Ayo ni amagambo bashobora gusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3, aho twe ntitugeyo wenda. Noneho rero kuko Imana yababujije kurya kuri icyo giti, baza kukiryaho ariko bashutswe na Satani. Mu kukiryaho muri bo habahinjiyemo kamere y'icyaha. Ubwo kandi ubwo muri bo hari hinjiyemo kamere y'icyaha, no kuvuga ngo yabinjiyemo nta muntu n'uyu n'umwe
nta mwana n'uyu n'umwe bari babyara. Yes. Uwo bivuze ko ababakomotseho twese natwe twahise twakira kamere y'icyaha muri twebwe. Yego. Ubwo umuntu ahise yakira rero kamere y'icyaha, ubwo ni ukuvuga ko n'urupfu rwari rwinjiye. Okay. Igihano cyari kinjiye. Okay. Kurimbuka kwari kwinjiye. Okay. Kujyanwa mu muriro byari byinjiye. Okay. Kuko aho ha kabiri ndashaka kuza kwasobanura wowe. Yego. Nge nivugire gato gusa ku kintu cyitwa urupfu. Yego. Nuko rwaje. Yego rwose. Noneho aha ku murongo wa 18 havuze ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe Yego. cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Ubwo birumvikana ko kugira ngo umuntu abe umunyabyaha, Yego. nta muntu uba umunyabyaha akuze, Yego. nta muntu uba umunyabyaha ku myaka 12. Yego. Umuntu we nta nugirwa umunyabyaha nibyo yakoze. Yego. Ahubwo umuntu ni umunyabyaha kuko akomoka kuri Adamu na Eva. Yego. Bakoze icyaha bakarya ku giti cy'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi. Muri bo hakinjiramo kamere y'icyaha, n'ababakomokaho twese natwe tukabakomokaho dufite kamere y'icyaha muri twe. Yes. Ubwo umuntu avuka atandukanijwe n'Imana. Yego. Ubwo umuntu avukanye igihano cyo gucirwaho iteka. Okay. Uko niko umuntu yinjiye mu rupfu rw'iteka. Yego. Nuko umuntu yavutse ari umunyabyaha ku mpamvu za kavukire. Ibyanditswe bikabivuga ngo dore naremanwe gukiranirwa. Zaburi ya 51 ku murongo wa 7. Okay. Kandi mu byaha harimo mama yambyariye. Yego. Uvutse ari umunyabyaha rero Yego. akavuka aremanwe gukiranirwa. Yego. Nta kindi kimukwiriye usibye kurimbuka, usibye kujya mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Nk'uko ibyanditswe bivuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Abaroma 6 ku murongo wa 23 niko havuga. Yego rwose. Narishatse kuvuga icyo gusa ngo uko niko umuntu yahise yakira igihano cy'urupfu rw'iteka. Nuko umuntu avuka ari umunyabyaha kandi bikomoka ku ivuko. Yego. Bivuze kandi uko ubwo ntihashingiye nk'uko bivuze. Ego. Ntihashingiye ku bwinshi cyangwa ubuke bw'ibyaha umuntu akora. Nibyo. Ntibishingiye ku buke bw'ibyaha umuntu akora, kuko n'icyo umuntu yita ngo gito. Kuko hari ukuntu no mu byo abadukurikiye benshi bita kwihana, aricyo bita wenda kwatura, nubwo atari cyo cyitwa kwihana nyine. Yes. Ahubwo uko batwumva baraza kwihana. Okay. Very good. Hanyuma niyo umuntu avuze ngo Imana imbabarire kwibaza ku byayo, umuntu akavuga ngo Imana imbabarire n'icyaha cy'inyongobeza bugingo. Utwo n'utuntu baba bise duto, nubwo wenda icyo kinakaze cyo kirabuyongobeza. Cyo kirabuyongobeza kiranaremereye cyo birumvikana. Ariko ni uburyo nako kantu kitwa gato ubwako. Wise gato. Yego. Ntabwo gashobora kakwemerera byuzuye kurimbuka. Urakoze. Ariko utanagakoze warimbuka ku mpamvu z'uko kakurimo. Yes. Kutanagakoze warimbuka ku mpamvu y'uko ubundi Imana ireba icyaha ntireba icyasohotse, ireba igiti byeraho, ahubwo ireba igiti byeraho ya kamere. Kuba gusa ukomoka kuri Adamu wakoze icyaha birahagije ko nawe uri umunyabyaha, nta n'icyaha cyakugaragaye. Ko niko twasomye igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rw'imikwa n'umwe. Kurimbuka rero byazanywe n'umwe gusa. Ni nako umurongo ukurikirana uvuga. Kuko ubwo igicumuro nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Ako kantu karakomeye. Igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Gucirwaho iteka kw'abantu ntibishingira ku byaha bakoze ubu. Oya. Birashingira ku gicumuro cy'umuntu umwe dukomokaho ari wa Adamu. Ariko se kandi ko nyine ijambo ry'Imana rivuga ukuri. Uzi ko umuntu yinjira mu cyo yita imirimo y'Imana aciriweho iteka. Cyane rwose. Akaba ari kuririmba aciriweho iteka. Akaba ni pasitoro aciriweho iteka. Akaba arahanura aciriweho iteka. Bese akaba yirukana abadayimoni aciriweho iteka. Nibyo twavuze kare. Akabasengera abarwayi bagakira aciriweho iteka. Akaba arakora ibikorwa byiza aciriweho iteka kubera igicumuro cy'umuntu umwe. Yes. Noneho rero cyakora ubundi pari konseka nk'ingaruka ya bwa bunyacyaha cyangwa cya gicumuro cya Adamu. Umuntu nawe ajya abona anibonaho ibyaha. Yego. Ariko abantu ntibabyitiranye. Kwibonaho ibyaha ntibikugira umunyabyaha.
ako kantu wamfashije kukumvikanisha. Kwibonaho ibyaha ntabwo gira umunyabyaha. Ni ukuvuga ngo ubundi utaribonaho ibyaha uriwe ahubwo kubyibonaho ni igihamya cy'ukuri umunyabyaha. ako kantu wampa ngo bakumve kararemereye cyane, ariko Imana ishimwe ko ari itanga kumva. Amen. Iyo wibonaho ibyaha ntabwo aricyo kikugira umunyabyaha, ahubwo wibonaho ibyaha kuko uri umunyabyaha. Yego. Ntabwo umunsi igiti cyereyeho imbuto aribwo kiba gihindutse igiti. Oya, niyo zitarera. None wasanga igiti cy'avoka kidafite ururabyo, kitareraho avoka, ukakita umwembe. None se ubundi ugiye gufata ibiti muri pepiniyeri, yego, sibyo? Yego. Ubundi se ujye gufata imbuto ujya gutera, yego, usanga ziriho. Ugenda ugiye gufata ingemwe, yego, siko bigenda. Yego. Ariko ukavuga ati nkeneye umwembe bakawuguha, yego, nta mbuto ziriho. So icyo kintu abantu bajye bacyumva. Igicumuro cy'umwe ufite kuba umunyabyaha ni nature. Yego. Kuba umunyabyaha ni kamere dukomora kuri Adamu na Eva. Ntabwo ari ibikorwa dukora, ahubwo ibikorwa gusa biza gushimangira ko turi abanyabyaha. Noneho rero iyo uvuze ngo nge ndakijijwe kubera imihango bagukoreye mu idini runaka cyangwa itorero, uri kwibeshya cyane ku gakiza, kuko ikibazo wari ufite n'ubundi kiracyahari. Niyo mpamvu abantu bagira amasengesho menshi muri yo bakihana ibyaha amasaha menshi babigarukaho ntibinashire, n'ejo bakabisubiraho. Ubundi ikibazo nuko batabazi ikipe bari gukina nayo. ku buryo abantu babyirirwamo bakabiraramo. We tutarakizwa twabibayemo da, wenda hari ubwo abantu bumva tuvuga ibi twari twararemerewe tukirirwa mu cyumba cy'amasengesho tukiyeza bikagera saa sita. Yego. Umuhanuzi akabaraje ati zeze yakidemora, ati murabonera iko si mwese, tukisubiramo. Yego. Tukiyo tukongera undakaza nka saa 9, ati inzu yanjye siri bati tukongera timbwa ati ngurube hano, ati hene tukisubira. Ni imikino icyaha cyarushije abantu imbaraga cyane, ariko ntibanamenya nyine uburemere bwacyo. Iyo baze kumenya uburemere bw'icyaha ntibari no gugikinisha gutyo. Si gutyo wakira icyaha, ntabwo ari ubwo buryo. Icyaha si bya bikorwa wibonaho ngo bakubwire ngo byihane, ngo nawe uvuge ngo Imana imbabarire kubeshya, ngo Imana imbabarire ngo kwibaza ku murimo wayo, ngo Imana imbabarire ngo gusambana, ngo Imana imbabarire kurakara, kwizera guke. Ntabwo ari ibyo. Icyaha ni kamere ukomora kuri Adamu na Eva. Ni uburyo wavutse umeze. Utwo tundi ubona rero inyuma two ni imbuto gusa z'icyaha. Ntabwo rero twanakurwaho no kutuvuga, kubera ko ikibazo kikurimo ni igiti cyera imbuto. Iyo usoromye imbuto n'ubundi zirongera zo zikaza. Hari ikintu wese yigeze avuga. Yes. Ni amagambo avuga ngo we ubwe ntabwo yari kubwirwa iby'abantu. Okay. Kwe ubwe azi ibibabamo. Yes. Kubwira Yesu ngo mbabarira ngo gutukana. Azi ko uretse no gutukana nta cyaha udafite. Azi ko reba uriya mugore bafashe yasamba muri Yohana, mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 8, bamuzanira Yesu baramubwira ati mwigisha, uyu mugore twamufashe asamba, kandi amategeko ya Mose avuga ko agomba guterwa amabuye kugeza apfuye. Yesu aravuga ati it's okay, ibyo nibyo, ariko muri mudafite icyaha naba ari we umutera ibuye. None se ko bose bagiye urusorongo? Nuvuga ngo imbere y'Imana abantu bose ni abanyabyaha. Imbere y'abantu uriya wafashwe niwe bita umunyabyaha. Ibyagaragaye inyuma nibyo bitiya ibyaha. Ariko imbere ya Yesu abantu bose ni abanyabyaha. Mu Baroma 3:23 aravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ni bose rero. Kuki bavuga bose nawe bakagushyiramo bakanabivuga no kubatari bavu nabo bakabashyira muri bose.
mu gatebo kamwe nuko twese dukomoka kuri Adamu w'umunyabyaha. Aha, uwo rero niwe watumye abantu bose bahinduka abanyabyaha banacirwaho iteka, sibyo? Nibyo. Ariko Imana ishimwe kuri murongo wa 18 wa Roma 5:18 ukomeje hirya baravuga ngo ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Ubundi iyi ni je y'abantu babiri. Uyu ni umukino w'abantu babiri gusa. Yego. Abandi bose bari hanze y'ikibuga. Yego. Ibintu by'icyaha no gukiranuka ni umukino w'abantu babiri bonyine. Abandi bose bari hanze y'ikibuga. Uri hanze y'ikibuga rero burya ntiwatsinda igitego ngo kibarwe. Oya. Ahubwo wemere no kukinjira. Kandi mu byumve biri seri turimo turavuga. No kuvuga ngo ku bijyanye n'icyaha no gukiranuka harimo Yesu na Adamu gusa. Yego. Gusa bonyine ko ari babiri. Icyaha cyatewe n'umuntu umwe kinatuma abantu bose bacirwaho iteka. Ariko nanone icyo gukiranuka gikorwa n'umuntu umwe kihesha abantu bose gutsindishirizwa bahabwa ubugingo buhoraho. N'ibyo ngibyo nta bindi. Twabaye abanyabyaha kubw'umuntu umwe Adamu. Kuko Imana yaramuremye imuremeramwe abantu bose. Ahubwo tukagenda twororoka tumukomotseho. Acumuye nk'uko umuvandimwe yabisobanuye, acumuye twese tuba ducumuriye muri we, tuba duhindutse abanyabyaha. Ariko ngo tunacirwaho mbese kuri level ihagije yo gucirwaho iteka. Hanyuma Kristo aza gukora ibyo gukiranuka bitera abantu nanone gutsindishirizwa bahabwa ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo nanone kuba umukiranutsi nanone birakomoka kuri Kristo Yesu gusa. Ariko reka mvuge naka urakomeza. Kuba umunyabyaha nta muntu ubikorera. Yego. Nubwo abantu birirwa bavuga ngo ubwo muravuze ngo twikorere ibyaha nkuko twabitangiye. Oya rwose. Kuba umunyabyaha ni inkomoko. Imana ikakwita umunyabyaha wa byose. Yego. Utaranavuga. Yego. Nkuko kuba umunyabyaha ntawe ubikorera. Yego. Ni nako kuba umukiranutsi nabyo ntawe ubikorera. Urakoze cyane mwene data. Arega ni ukuba. Abantu bumve neza kuba icyo bivuze. Yego. Mu Gifaransa ni verbe être. Ni ukuba. To be mu Cyongereza. Kuba. Ngende umugabo. Yego. Kuba igitsina gabo sinabikoreye. Yego. Nisanze uri umugabo igitsina gabo. Yego. Ahubwo kuko ndi igitsina gabo byagiye bituma nagaragaza imimerere y'umuntu w'igitsina gabo no kuba igitsina gore même chose. Nabyo nuko nguko. Kuba umunyabyaha rero ni ukuba nyine, si ugukora, ni ukuba. Reka mbabwire, niyo mpamvu ugerageza kwihangishwaho ibintu byiza wita gukiranuka, ariko umuntu yakoze se uri umukiranutsi ugafata oya da ndi umunyabyaha, ntiwahakana icyo uri cyo nyine. None se ko wagerageje ikizamini gitsinda abantu benshi mu rusengero rw'abandi 1,500 ukabaza ati umukiranutsi uri hano namanika akabura no ku ruhimbi. Yego. Ntawe pe. Kandi ibyo bintu bibaza abantu bamaze kwiyeza. Yego. Ni ukuri bamaze gusaba imbabazi Imana, barize bagize ibiki, ukavuga ati hano aha turi umuntu wumva ari intungane nazamura. Yego. Ntawe wabona. Ni ikigaragaza rero ko kuba umunyabyaha ni kavukire gusa. Ni nayo mpamvu ibyo umuntu akora byiza byose ashaka kuba umukiranutsi birangira atabaye umukiranutsi. Twivugiraga rero no gukiranuka nabyo tubeshwa n'umuntu umwe ari we nde Yesu Kristo. Yesu niwe wakoze ibyo gukiranuka kugira ngo uzamwizera wese azabarweho gukiranuka kwande kwa Yesu Kristo. Amen. Kandi ibyo yakoze ni biki? Nyine yaje mu isi ari Imana, Jambo wahozeho, wahoranye n'Imana. Yohana ubutumwa bwiza gice cya mbere guhera ku murongo wa mbere. Nta kitaremwe nawe. Yes, yigira umuntu abana natwe. So ni Imana rero yambaye umubiri w'abantu kugira gusa ngo ikore ibyo abantu bananiwe gukora. Mu yandi magambo rero pratiquement mu buryo bw'ibikorwa
Yesu niwe wakoze ibyo gukiranuka wenyine, ariko nanone ntiyakoze ibyo gukiranuka gusa, yavutse ari umukiranuzi. Yego. Agiye no gukora akora ibyo gukiranuka 100% ni Yesu gusa. Niyo mpamvu yitwa umucunguzi w'abari mu isi. Nibyo. Iyo haza kubundi nawe yari kuducungura. Yego. Ariko wabikoze ninde? Ni Yesu wenyine. Nibyo. Uribuka ko babanje no mu ijuru gushaka umuntu waducungura akabura. No mu isi baramubura. Ngo ni kuzimu baramubura. Nyine umva byasabaga karite, byasabaga imimerere idafitwe n'undi muntu wari we cyangwa n'ikindi kintu cyari cyo. Ni Yesu wenyine rero. Niwe waje mu isi ari umukiranutsi, yambara umubiri wacu kugira ngo ahagararire nanone inyoko muntu. Nk'uko Adamu wa mbere nanone yaduhagarariye yambaye umubiri, ariko akaduhagararira nabi, ibyo akoze bikatwitirirwa twese tugahinduka abanyabyaha kubwe. Ni nako Yesu nawe yambaye umubiri w'abantu kugira ngo ahagararire inyoko muntu. Yesu nakiranuka, gukiranuka kwe kube aplike ku nyoko muntu yose izamwizera. Amen. Ibyo bintu byumvikana. Birumvikanye. Ni nayo mpamvu umuntu iyo yizeye Yesu ahinduka umukiranutsi kubwa Yesu, mu kubarwaho. Yego. Gukiranuka kwa Yesu. Kandi ukabona hawe ubugingo buhoraho. Yes. Iyo ukijijwe rero ubukuwe nyine muri rwa rupfu rw'iteka wari washyizwemo na Adamu wa mbere, ukabuhawe ubugingo buhoraho ukesha Adamu wa nyuma ari wende Kristo. Amen. Nabwo kandi ukabuhawe uri umukiranutsi ariko ubikesha nde? Yesu Kristo. Reka wenda dusoreze ku magambo ari mu Baroma 3:21 ari mu ndirimbo twatangiranye n'iki kiganiro dukunda gukoresha. Ayo magambo aravuga Baroma 3:21 ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. So no gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, ahubwo amategeko n'ibyahanuwe bihamya uko gukiranuka birabyemera. Amategeko ntavuguruza uko gukiranuka kw'Imana. N'abahanuzi mu byo bahanuye bemeje uko gukiranuka kw'Imana. Amen. Niko gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Imana ishimwe ko ari ukw'Imana. Amen. Atari uko umuntu. Nibyo. Kuko umuntu we nta gukiranuka afite. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Imana ishimwe cyane. Amen. Umuntu wese wizeye Yesu ahabwa uko gukiranuka ari nta tandukaniro. Nibyo. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Impamvu buri wese akwiye guhabwa uko gukiranuka, impamvu nta bundi buryo wakubonamo, nuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Mbese mu buryo bwose umuntu yagerageza gukora, we ni umunyabyaha ntashobora gushyikira gukiranuka kw'Imana. Yego. Hanyuma ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ubundi naho ikiganiro cyitwa ijuru ntirikorerwa. Naho hantu bivuze ngo ibibahereye ubusa. Batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Mu kindi Kinyarwanda ngo bagirwa intungane n'ubuntu bwayo. Amen. Ibiduhereye ubusa. Uvuga ngo twahawe kuba intungane imbere y'Imana kubw'ubuntu bwayo tubiherewe ubusa. Kuba intungane imbere y'Imana nta nubwo ari imbere y'abantu. Ni ibintu bikomeye cyane. No kuba intungane imbere y'Imana kandi tubiherewe ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo. Yesu rero niwe watuzaniye gukiranuka, abiduha ku buntu ku muntu wese uzamwizera. Nibyo. Ikintu gikindangaza ni uburyo abantu bemera ko Adamu yaduhesheje kuba abanyabyaha, ariko ntibemere ko Yesu yaduhesheje kuba abakiranuka. Sibundi mujya mumva Yesu yarazanye iki? Adamu yazanye ibyaha, Yesu yazanye gukiranuka. Nicyo nyine kivuze kwemera Yesu. Ikindi nta ukomoka kuri Adamu utari umunyabyaha. Yego. Ni gute se umuntu avuga ko wizera Yesu akaba atari umukiranutsi? Ntabyo biratangaje. None se uko wizera iki kuri Yesu ubundi? Kumwizera ariko ni ikindi ntabwo ari Yesu. Kuko Bibiliya ivuga mu Baroma 5:1 ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana umwami wacu Yesu Kristo. Nibyo. Ahandi mu Kinyarwanda ubwo twagizwe intungane n'ukwemera. Yego. Nta kindi kikugira intungane, nta kindi kitugira abakiranutsi, no kwizera nde? Yesu Kristo. Ubundi tukagira amahoro ku Mana kubw'umwami wacu nde? Yesu Kristo. Tugira amahoro mu mitima yacu ku Mana tubikesha umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Amen. Nawe udukurikira waba intungane waba umukira ntago bigoye, nukubyemera
gusa byonyine bikaba ibyawe bikaba ibyawe. kuramo logique, ego kuramo ubwenge bw'abantu, ego wivuga ngo byonyine gusa se ngo birahagije ubwo se. none se kuri Adamu wakoze iki? ntacyo wakoze, ubu umunyabyaha ni ibyo gusa wemera kandi kubona byakugizeho ingaruka yego ndetse nyinshi, nawe ubwawe bihamya byabyo urabifite. no kuri Yesu rero ni ukubyemera gusa, ni ukubyemera, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. byizere, wizere ko Yesu yagukuyeho urubanza rw'ibyaha, nibyo nawe Imana ikubariho gukiranuka kwa Yesu, nibyo wibonera ubugingo buhoraho. Yesu ibyaha byawe byose yabyishyizeho byose, n'igihano cyawe cyose Imana ikimushyiraho, nibyo Yesu ahanwe uwo bukuweho urubanza rw'ibyaha. gucungurwa nicyo bivuze. Ikibazo bajya bakubwira ko hari ibyo yapfiriye, hari n'ibyo atapfiriye. ubundi kandi byaba ari ibihe? ese ibyo yapfiriye ni ibihe? ibyo atapfiriye byo ni ibihe? nicyo kibazo gikomeye cyane. ni gute uvuga ko bitarangiye? ese ibyasigaye bizavaho gute? atazongera gupfa ko yapfuye urupfu rumwe, ibyo bikaba bihagije iteka ryose. yego, uwizeye ibyo ko ababaye umukiranutsi nanone by'iteka ryose. amen. uwakiriye ibyo aba yakiriye imbabazi by'iteka ryose. amen. amen. ibyo rero ukwiye kubyumva gutyo, ko igikorwa cyo kugucungura, ukweza no kugukuraho urubanza rw'ibyaha, kuguha gukiranuka kwe, ibyo yarabiguhaye kandi biba rimwe, bibaye iteka ryose. reka ibindi ubwiwe imyaka, ubwiwe n'abantu, ibitarabakijije nawe bitagukijije nibiherezo akanya. emera ibya Yesu, nibyo byonyine bikiza umutima w'umuntu, kandi iyo ukijijwe icyo wumva amahoro. ayo mahoro ukesha ko ubaye umukiranutsi, ukesha ko wakiriye ijuru, kubera ko mu ijuru ni iwabo w'abakiranutsi bakesha kwizera igikorwa cyakozwe na Yesu ku musaraba. uvuze amahoro, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Yes. amen. nibyo, kuko kandi reka mvuge gutya ko utabanye n'Imana amahoro waba uri mu byago bikomeye cyane, kuko Imana ni umuremyi w'isi n'ijuru, niyo mugenga wa byose, niyo muremyi wa byose na bose. tekereza rero uramutse ubayeho ubanye n'Imana amahoro, uburyo waba ubayeho neza. yego no kugirana kandi ikibazo nayo nabyo noneho n'ibyago biruta, ibindi byago byose. ntaho wayihisha. yego, ntiwajya mu mwobo. yego, ntaho wayihisha ko ijisho ryayo rireba hose cyane. ivuga mu isogonda yavuga rimwe ibintu byose bigahinduka, ibiri mu mwuka byose umwuka ukaba ushizemo. kugirana ikibazo niyo iriho, yahozeho kandi izahoraho iteka ryose, ni ibyago bikomeye. uvuze ikintu gikomeye, Bibiliya avuga ngo biteye ubwoba, ngo gusumirwa n'amaboko yisumba byose. ubundi abantu bajya hari batekereza ko imperuka itazaba, cyangwa hari bakamera gusa nkaho biteye ikinya. ariko reka mbabwize ukuri, Nowa ari kuburira abantu ababwira ko imvura izagwa. abantu baravuze ati ariko Nowa we rakora iby'ubupapa we tutarabona kuva twavuka, aho turabona imvura ingana gutyo izazigamaraho ibintu byose. tuzurira wenda n'ibiti, mbega muzehe, tuzazamuka n'imisozi, wenda hari n'ama-etaje miremire, n'ama-etaje, iyo mvura uvuga. kandi niko bimeze. tubwira abantu ko Kristo yazize ibyaha byabo, ko igihano cyabo yakishyizeho, tukabwira ko gukiranuka kwa Yesu kwabaye ukwabo. atumva za nyigisho, kandi inyigisho z'ubuyobe zibwira abantu ngo Yesu yarangije byose, bakanatwumva n'abiti bavuga ngo twikorere ibyaha, si cyo tuba tuvuze. ariko se koko wa umuntu wowe udushyira mu rubanza rw'ibyo, ukora ibyaha duhari? ibyo wihana se byo, ibyo tuba wabikoze. oya, twebwe ntabwo tukubwira ko ari ibyaha. oya, ahubwo reka tukurondore tuvuge ngo usanzwe ubikora. ubundi twe icyo twakuzaniye ku mpamvu z'ako kaga n'ayo makuba yo kuvukira muri icyo kintu kizana ibyago, cyazanye ibyago bimeze bityo, icyo twakuzaniye inkuru nziza, ni umuti.
ni umuti. Ni umuti naho icyago cyo cy'icyaha cyakugezemo kandi ibyaha rwose urabikora pe. Usibye kandi se ubundi se igipapuro kiri mu nzu cyanditseho ibyaha umuntu ukora ku munsi hari igihari? Ntacyo. Ntagihari. Yego. Ibyo birahagije gusa kwemera ko ndi umunyabyaha. Noneho rero manika amaboko manika amaboko wikwiruka mu butayu. Yego. Wikwiruka mu byumba. Yego. Wikwiruka mu gusaba za penitensi. Yego. Umuririmbyi yaravuze ngo naho warira. Yego, ukicuza ukanababara. Ntibyariha ibicumuro byawe. Impongano ikwiriye ibyaha wakoze ni amaraso ya Yesu masa. Amen. Ariko reka mvuga iki mu by'ukuri gukora ibyaha nta nubwo abantu babikunda, ngewe niko navuga, kuko niyo urebye agahinda babyihanana ubona ko babyanga kandi bigashimangirwa n'igitabo cy'Abaroma mu gice cya 7 guhera ku 15 ngo nifuza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere. Urumva n'ubundi umuntu aba yifuza gukora ibyiza ndetse akifuza kuba hatunganiye Imana. Nukuri uyu munsi hari n'umuntu uri kutwumva wafashe amasengesho yo gusengera kugira gusa ngo ntazongere gukora icyaha pe runaka. Hari n'icyaha umuntu aba abona noneho cyoho cyaramwizingiyeho kijya kigaruka. Noneho rero abitwa rero ko nabo basengera abantu ngo bakanamurambikaho ibiganza ngo bakamukorera amadeliverance bakamugana no gushyiraho ake nawe agasenga yiriza ubusa ariko n'ubundi akisanga cyaha aracyagikora. Ukaba wararetse ibi ukabukora biriye mu by'ukuri umuntu nuko ateye. Nta nubwo rero tujya dushishikariza abantu gukora ibyaha, ahubwo turabizi ko ibyaha mu byanga urunuka ariko tuzi ko byabarushije imbaraga. Tuba turi kubabwira rero ngo igituma mu byanga ariko mukisanga mubikora ni ya kamere yo kwa Adamu umuntu avukana. Noneho rero inzira yo kureka ibyaha kugira ngo uzajye mu ijuru ntishoboka. Yiza kubishoboka ku myaka umaze ushaka kubireka biba byaraciyemo. Icyakora ubwo na Kristo ntaba yaraje. Yego. Kuko nta nubwo ari we wa mbere wari kuba ubishoboye. Ibura ari kubaye nk'uwa kangahe. Abari n'abandi babishoboye. Imana ikavuga ati barahari. Bashoboye gukiranuka. Sinkwiriye kwirirwa ntanga umwana wanjye bukira. Ariko rero muvandimwe wanjye Yosefu uvuze gutyo ngo Kristo ntiyari kwirirwa aza. Uzi ko hari abantu bazi ko umbabarira ko kantu kumve witonze. Hari abantu bazi ko Kristo yaje kubashoboza kureka ibyaha. Nabajya bakoresha icyanditswe kivuga ngo shobozwa byose cyo mu bafilipi mu gice cya 4. Yego, ngo shobozwa byose na Kristo mpa. Ariko hari igihe umuntu abimbwira nkamubaza ntese kujya ukora ibyaha ni ugushoboza gukora. Aramutse ari Yesu ntiwabikora kuko Yesu se nyine ko nta cyaha we yakoze. Nta cyaha yakoze ni nacyo gituma bazabana nawe nyine bameze nkawe bafite kwera nk'uko. Muri cyo tubabwiza ukuri ahubwo iyo turi kubabwira ibyo kuba bakiranutse nuko tuzi gukiranuka kuzajya mu ijuru ko ariko kuri level yo hejuru cyane. No gukiranuka kutagira icyaha kutagikoze kutagikora utazanagikora niko gukiranuka kuzajya mu ijuru. Naho ibyo kugerageza ngo none nabikoze ejo nabyihannye ejo bundi nabikoze reka ntabwo bishoboka. Aho ni zero. Uzi iyo principe y'amategeko umuntu uyivuga neza ni Yakobo 2:10. Umuntu wese bitondera amategeko y'Imana agasitara kuri rimwe ngaba yishe yose. Buriya Yakobo ndamwemera. Are mu kizamini cy'amategeko nta muntu ugira 99.9%. Oya, uramutse wayubahiriza byasaba kugira 100%. Kwica apana kwica gusitara kandi abaduteza amatwi batwumve nta usitara bishaka. Reka oya da reka ubona ukabona umuntu arasitaye urwara rurasimbuka. Yes. Gusitara kuri rimwe ni ukuyica yose. Tekereza nawe
bya bintu biraremereye biraremereye cyane. Nta muntu rero ufite 99 n'ibice 9% bya bintu ugerageza. No kuvuga ngo iyo usitaye kuri rimwe menya ngo yose warayije. Ubundi nimba mu buzima bwawe hari itegeko ry'Imana wumva utubahirije, ubundi reka tubwire amanota yawe kwijana imbere y'Imana 0. Nta muntu ugira 70, nta nugira 80, nta nugira 30, nta nugira 20, nta nugira 5, nta nugira 2, nta nugira 1. Ahubwo abantu bose bafite 0 kwijana mu mategeko kabisa. Nicyo gituma binumvikane umuntu bayacungiragamo ntibishoboka. Imana yatanga ahubwo yatanze kugira ngo abantu gusa bimenye yego ko ari abanyabyaha batsindwe n'urubanza imbere yayo. Abaroma 3 wereye ku murongo wa 19 eko havuga ngo tuziuke iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazima n'abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo amategeko niyamenyekanisha icyaha. Nuko yireberamo ukamanika amaboko ukabona ko icyari kigukwiye gusa no kurimbuka. Ubundi amategeko ni nko kujyana ikinyabiziga muri control technique. yo uciyemo nyine bakakurega nta nicyo bagufasha, barakubwira ati genda uzagaruke jya gukoresha kiriya n'amategeko nta kintu gufasha we yo abagutegereje guza ngo ugaruke kandi inshuro zose wacamo uragaruka ugaruka ukiri wa wundi ucamo ugaruka n'ubundi gukwakundi ugaruka uri umunyabyaha ucamo uvuga ati biracamo wenda ndaza kuba umuntu w'umukirano ugagaruka uri umunyabyaha. Kandi reka nkubwire n'abantu bose bagerageje kunyuramo ni abagabo bo kubihaba kwiteka nabo umutima wabo utarya ruswa ujye ubabwira ngo twasanze turi abanyabyaha. we aranakubwira ati nta n'intungane baho kandi avuye mu isabato yego nyine yarwanye n'amategeko ari mu isabato. Abantu bakunda abenshi banavuga ko bagerageza kubahiriza kandi nayo kwa kundi ugera ni 11 harya ya masaha yo kwitangira no 11 okay kwa kundi ugera ya saha ukiri guteka unise na kwa kundi turi mu gisimenti muri Kigali urabona ko ni urusengero rwa rurahanga ariko ukava hano ukajya guteranira hirya ha Kimironko yego wayishe n'ubundi urugendo wakoze ni rwemewe ni rurerure. Hano hari ikindi kintu ni sabato burya Bibiliya ivuga ko n'ingami n'indogobe yawe yego nayo igomba kuruhuka yego. Noneho ku isabato abantu bakatsa imodoka bakajya mu isabato izo ngamiya zikijya niyo ndogobe nukuyicuri kuyijamo ni kwa kundi nukujyamo garuka. Ubundi ibyo byose yaba abantu bari basobanukiye ibyari byo amategeko ibyanditswe bizabivuga ngo amategeko ataraza icyaha cyari kiroriko kidafite uwo kibarwa ariko aje none hajya yasobanura ibintu ibyaha biragwira ngo kubera ko uwifuzaga ntiyamenyaga ko yishe itegeko. kandi turi kuri iki cyitwa kwifuza ureba abantu bifuza uko bangana kandi iyo uri kuvuga kwifuza si ukwifuza kubi oya ntabwo ari cyaha ujya wiyeza ubanga Imana bare kwifuza kubi oya ni ukunyura kuri iriya modoka ya mugenzi wawe ariko ibyanzu bivuga inzu ya mugenzi wawe indogobe ya mugenzi wawe umugore wa mugenzi wawe ubwo wamaze kwica amategeko kare yego rero ntawayashobora ariko namwe mudukurikira muri abagabo bo guhamya ko mutigeze muyashobora. Iyo muyashobora muba muhamya ko muri abera, muba muhamya ko muri abakiranutsi. Kari agahungu kavugwa muri Matayo mu gice cya 19
uriya musore ngo bita umusore w'umutunzi Ego. yasanze Yesu iriya nkuru nyikunda kubi irasobanutse iriya ni imwe mu nkuru nkunda muri bibiri irisobanura amategeko mu buryo bwuzuye. Yego. Aramusanga aramubwira ati mwigisha mwiza yarabanje arabwira ati mwiza nkora iki kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana. None Yesu arabanza aramubwira ngo nyitira iki mwiza kumwiza ari umwe ari Imana. Ego. Hari abantu bajye bavuga ngo buriya Yesu yarahakanye ko ari mwiza, ntabwo ari byo. Yesu yarashatse kumwereka ko ari Imana ahubwo, kuko muri kirya gihe banahakanaga ko ari n'umwana w'Imana. None nimunyita mwiza munanyita Imana. None niba muri kunyita mwiza munemere ko ndi n'Imana, nicyo ashaka kumusobanura. Aramubwira ati okay, niba ushaka gukora genda ubahirize amategeko. Ati yahise ati ntukice, ntukibe, ntugasambane. Okay, atayote ati nariyubahirije uhereye ubuto bwawe. Mbega umwiraririzi, mbega umunyabikabyo, ariko n'ubu bariho bameze nkawe ngo bajye bayubahiriza yose. Aramubwira ati okay, niba ushaka ubutunganye rwose noneho byuzuye usigaje kimwe, genda ugurisha ibyo utunze byose ubihe abakene, nurangiza uze unkurikire. ngo kubera ko yaratunze ibintu byinshi biramunanira. Yesu rero none abamweretse ko n'ibyo yavuze ngo yarayubahirije uhereye mu buto bwe, kwari ukubeye, ahubwo yayishe uhereye mu buto bwe. Kuko n'ubundi ugiye muri Matayo 22 Yesu asobanura ngo itegeko riruta ayandi. Cyari ikiganiro yagiranye yabanje kuganira n'abasadukayo, arangije aganira n'abafarisayo. Hanyuma bamubaza ngo itegeko riruta ayandi. Arabasubiza ati rero ubundi ni iri ngiri, ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe, ubugingo bwawe bwose, kandi ngo unakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Arabadinga andi yose burya yuririra muri ayo ngayo. Voilà. Byukuri rero Yesu kumutega umutego wo kumbwira ngo genda ugurisha ibyo utunze byose ubihe abakene, kwari kugira mwereke ko atigeze akundisha Uwiteka umutima we wose, n'ubwenge bwe bwose, n'ubugingo bwe bwose, n'imbaraga ze zose. Ko byaramunaniye wamenye ko muri kuganira ari Uwiteka, none umurutishije ubutunzi, wanze kubugurisha nguze umukurikire, nturyishe uraryishe, kandi niryo rishingiyeho andi yose. Kandi yavuze ngo numara kubigurisha ubihe abakene. Voilà, ubukunze mugenzi wa nkuko wikunda. Ntibyamunaniye, byaramunaniye. Voilà, uko kari agasore kabeshye ngo karayubahira, ariko ikizamini kikagakubita hasi cyane. Niko abantu bose bameze, baravuga ngo baragerageza, ariko n'undi akisanga yica. Nibyo kubera arega wowe ntabwo ukoranye no gushobora amategeko, kandi tukubwire ko utazanayashobora, ntabwo uzigera uyashobora. Uyashoboye Imana yabitsinzwe, ubwo yabitsinze. Nicyo gituma byanditswe niko bivuga mu Baroma 18 ko umutima wa kamere n'umwanzi w'Imana ntushobora kumvira amategeko y'Imana. Kuba gusukomoka kuri Adamu birahagije kutakumvira amategeko y'Imana, ahubwo yo ni igipimo gusa, ni igipimo Imana yagushiriyeho, indorerwamo kwireberamo, ujye wireberamo unusanga wabeshye umenye ngo amategeko sinayashobora. Uvuze icyo kitwa kwireberamo. Hari n'abavuga ngo Imana yatanze kugira ngo umuntu niyireberamo amenye gusa ko ari umunyabyaha, none ibyo byaha byabisabira iki? Imbabazi. Oya si ibyo, ibembo by'ibyaha ni urupfu, ahubwo amenye ko ari uwo kuri imbuga. Ariko mbega kwiyorohereza oya nuko yareberamo, wasanga warayishe ukamenya ikigukwiye wari ukurimbuka. Nicyo mu Baroma 6:23 niko havuga. Wigeze unahavuga? Nigeze mpavuga. Iyo mu by'ibyaha ni urupfu, ntago ari gusaba imbabazi. Oya. Ariko siko tuntu mudukura mu mategeko ga nta nubwo mu mategeko abamwe imbabazi. Oya. Ahubwo amategeko arahana nyine. Kuyica bigendana n'igihano. Noneho kandi mwibuke ko Imana yo ni umucamanza utari nk'abantu. Ngaca imanza ziboneye zitabera. Yaba kwica amategeko byahanishwaga gusaba imbabazi, cyangwa se byakemurwaga no gusaba imbabazi. Yesu washyizweho ibyaha byacu, nawe ntiyari gupfa nyine. Oya.
ariko Yesu yaravuze ngo niba bishoboka igikombe ukinde, ariko aza gusanga bidashoboka, aravuga ngo bibuko ushaka. nk'Imana umucamanza utabera, ntago Imana yagira ukundi kuntu. None se wowe Imana yabigutonesheje gute kurenza Yesu? Kuki yamwishe anabazwe y'ibyo atakoze, nangazwe wowe wabikoze, atigeze no kumenya ahubwo ikamwica pe. oya ntago Imana ari uko, ntago we joking, ntago iba mu mikino nibyo. oya ijambo yavuze rirubahirizwa kandi rikagenda muri uwo mujyo nyine. Yes, yego. ariko nabyo bavuga ngo irahemba ntiyambura. oya kigendanye n'icyaha nabwo ntiyambura, ntabwo yambura, iremba urupfu. mbiye mumenya ko mwenda muyibereyemo Imana. yego. naho ibyo kuvuga ngo kandi ikindi kwishimira ko muri abanyabyaha nabyo bibatera ahubwo ubwoba. yego. mujye mumenya ngo kuba ndi umunyabyaha bijyana no kujya mu muriro, kuko nta juru ry'abanyabyaha ribaho. ntimukabe fier gusa ngi muri fier yuko muri abanyabyaha, nuko gushishana nibyo. ariko umuti twawutanze, twabasobanurira uburyo Imana yakemuye ikibazo cy'icyaha, twabasobanurira uburyo Imana yagennye igira umuntu mu kiranutsi ikanamugira umuragwa w'ubugingo buhoraho. Amen. Reka tubibutse ko iki kiganiro kinyura ku YouTube. Babwire YouTube channel. YouTube yacu yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. None aha tuvugana, jyaho ukurikira ibiganiro byose byatambutse biriho. Yego rwose. N'iki ngiki nacyo uzagisangaho. Yego rwose. Usobanukirwe ukunda ijuru wariherewe ubuntu muri Kristo Yesu. Ikindi, umuntu ushaka kujya kuri WhatsApp group y'abakiranutsi akomeza kurikirana ibiganiro byacu, akanabaza agasubizwa, natwandikira akakanya kuri WhatsApp 0784425257. aho arahasangaho abakiranutsi benshi asobanukirwe birushijeho uko nawe yaba umukiranutsi. Nibyo. Ariko no guhamagara iyo nimero mvuze wayihamagara ugasobanuza, watanga n'indi. Indi ni 079 18 25 900. Yego rwose. Iyo wayihamagara nayo gufasha gusobanukirwa. Turabashimiye badukurikiye bose. Yego. Dushimira na Fine FM yadufashije kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi. Nibyo. Nakagaruka ryari kuwa gatandatu saa 10 kugeza saa 11 no ku cyumweru saa 10 kugeza saa 11 kuri Fine FM 93 n'igice kimwe. Bye bye, naho ubutaha. Abantu benshi bafite ikibazo cyo kwibaza inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nakimaranye imyaka irenga 30. None si icyo kibazo cyaje gukemuka gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku muntu wese wemera akizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose ku bw'izina rye. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru Ntirikorerwa kinyura kuri Fine FM 93.1 buri wa gatandatu na buri cyumweru kuva ku isaha ya saa 10 kugeza ku isaha ya saa 11.